Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV. Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu. Turabakunda cyane kandi turashima uburyo mukomeza kugaragaza ko mudukurikira. Tumaze iminsi rero tuvuga ku mibano iri toxique cyangwa se imibano twavuga y'uburozi, tuvuga ku buryo umuntu yayisohokamo, uburyo yabyitwaramo kugira ngo avemo ayisohokemo atiyangije, atangiritse, haba mu byiyumvo, mu mutwe, mu mubiri ndetse no ku mutima. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kivuga ku kaga ko kwiyunga ku gahato mu mubano w'uburozi cyangwa se umubano mubi, umubano n'umuperiveri narcissistique. Akenshi tujya twumva nk'iyo mu mubano ufitemo ikibazo ugasanga imvugo nyinshi dukunda kumva ni ukuvuga ngo kubabarira, dukunda kumva cyangwa dukunda kuvuga kwiyunga, ariko ntago dukunze kuvuga ku kintu gikomeye aricyo cyo kwiyunga ku gahato. Uwo byaba byarigeze kubaho cyangwa se urimo kubitaraverisa iki gihe niwe ubyumva neza. Ese uzi yuko mu mubano w'uburozi gusubirana bidaturutse ku bushake bwa bombi no ku mpinduka nyazo bishobora kuba ubundi buryo bwo gukomeza guhohoterwa mu mitekerereze ndetse no mu bundi buryo bwose bushoboka, kandi bikaba byakurura izindi danje zikomeye kurusha mbere. Kwiyunga nyakuri rero, reka tubanze abe ariko tuvugaho. Kwiyunga nyakuri bisaba iki? Mu biganiro byashize twagerageje kubivugaho mu ncamake. Mu rwego rwa psikoloji, kwiyunga gufite ubuzima bisaba kwemera amakosa ku mugaragaro, kwemera ko wakosheje. Iki ngiki ni ikintu gikomerera abaperiveri narcissistique. Umuperiveri narcissistique uretse kugukiripabiliza, kukunagaho amakosa yakoze, ntago ajya yemera amakosa. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri kwiyunga nyakuri bisaba ni ugufata inshingano ku byakozwe. Gufata inshingano ku byakozwe ni ukubyemera. Ni ukubyemera kandi bikanasaba kugira mbese kwasima resiponsabilite zawe mu byabaye. Ibi rero umuperiveri narcissistique ntabikozwa. N'iyo abikoze kuba ari ukwiyoberanya. Impinduka igaragara kandi irambye biba bisaba ko kugira ngo ubwiyunge bube ari buzima, ni uko umuntu nyir'uguhohotera agira impinduka, kandi ntago ari impinduka yayindi iza nk'ibishashi ngo nakosheje akarira, reka sinakubwira, dore ko hari n'igihe barira nk'ay'ingona, akarira rwose amarira akagera ku birenge. Ahubwo bisaba impinduka igaragara kandi irambye, atari ya marira yo kwikunenga ako kanya ukagira ngo yababaye, reka sinakubwira. Kongera kubaka icyizere biza gake gake, kubera icyizere kiba cyarahungabanye. Biba bisaba ngo kwiyunga cya cyizere cyongere cyubakwe gahoro gahoro. Iyo ibyo bitabayeho rero ntago biba ari ukwiyunga, ahubwo menya ko uba usubiye mu muzunguruko wa wa mubano wundi wasaga naho urangiye. Ntago uko kuba ari ukwiyunga, menya ko usubiye muri ya cycle. Tuvuye rero ku bintu washingiraho uvuga ko kwiyunga ari nyakuri, ikintu biba bishingiyeho. Noneho reka turebe kwiyunga ku gahato
kwiyunga ku gahato ni iki? Kwiyunga ku gahato bibaho iyo uhatirwa n'amagambo akugira nk'aho uri umunyabyaha kubera ko utiyunze. Ugasanga bakubwira ko uri kwegizajera ibintu, mbese uri gukabya, uri kubikabiriza, uri gukabya kubera ko nyine udashaka kwiyunga ngo uri gukabya. Mbese uri gukabiriza situwasiyo yabayeho ko atari ibintu byakagombye kuba big deal nk'uko tubivuga mu mvugo z'iki gihe. Bakwereka ko kwiyunga ari nk'inshingano. Wenda bakakubwira nk'amagambo ngo niba umubabariye koko subirana nawe, cyangwa ngo garuka. Ugasanga ni challenge bashyira ku mu victime. Umuryango cyangwa inshuti usanga bakubwira ko mugomba kubana byanga bikunze. Njyewe hari umubyeyi nzi, umuryango wabwiye ngo yari yarageze kuri extreme y'uko byageze umugabo akaba ashaka no kumwica, yewe aranabigerageza, ariko ibyo yari yapuranifiye birarata. Ariko umuryango ukamubwira ngo nta kintu na kimwe adashobora kubabarira umugabo we. Ese no kumubabarira gushaka kumwica kandi abona nta n'impinduka irimo, koko kumubabarira bisaba yuko bagomba kubana byanga bikunda? Nawe icyo kibazo cyisubize. Ikindi kintu kigaragaza ko kwiyunga byabaye ku gahato ni uko usanga usubijweyo usunitswe n'ubwoba bwo kuguma wenyine. Ubwo bwoba bwo kuguma wenyine bukagusubiza aho wakomerekeye. Iyo icyemezo kitari icyawe mu bwisanzure kandi ukumva usubiyeyo ugononwa, ufite akangononwa, ntabwo ibyo ngibyo biba ari ukwiyunga, ahubwo swati uba ugendeye ku gitutu cy'abantu, cyangwa se ugendeye ku bikomere byawe utarakira, cyangwa se ugendeye kuri ya traumatisme wifitiye ukumva ko solitude utabasha kuyitwara, nyine byanze bikunze ubwo uwo muntu ameze nka essence cyangwa se ni nka oxygene uhumeka. Ibyo rero ntabwo byakwitwa kwiyunga. Ni nayo mpamvu biba bidashingiye ku mpamvu nyazo zo kwiyunga, ariho na danger zishobora guturuka. Ibi rero bishobora kugira ingaruka zo mu mitekerereze. Uti gute? Kwiyunga ku gahato bishobora kongera icyo twise trauma bonding. Trauma bonding twayisobanuye kenshi, ni ya trauma ugira noneho mu mibereho yawe ukabaho uhora urepeta cyangwa usubiramo imibanire mibi, imibanire ipfuye, imibanire y'uburozi, akaba ariyo uhora usubiramo, uva mu mubano mubi uwusubiramo kubera ko ubu warabaye nk'uriregera ukuntu ahantu ibintu bikubabaza ari byo bigukurura. Aho ugeze nyine wageramo ukumva iyo muse nabivuga ngo iki, ari ijambo nkunda kuvuga nkoresha, usanga iyo ugeze mu mibano ikubabaza uba umeze nk'aho ugeze muri milieu favorable yawe. Kubera iki? Kubera ari byo wamenyereje. Ingaruka rero mu mitekerereze yo kwiyunga cyangwa kumara igihe muri iyi mibanire iri toxique, hazamo na trauma bonding, kuko uba ugenda ufamiliyariza ubwenge bwawe imibano imeze gutyo, kuko urawuvamo usubiramo, nta mbaraga zo kuwuvamo, cyangwa se urawusunikirwa kuwusubiramo, mbese ugera ukabimenyera ukabifata nk'ibisanzwe, ariko mu by'ukuri uba uri kwangirika. Iyindi ngaruka ni uko uhorana ubwoba
n'ihungabana aricyo twita hypervigilance. Hypervigilance iyi ngiyi itera ibintu byinshi. Ni hahandi ubana n'umuntu ariko ugahora ufite ubwoba. Ni hahandi ubana n'umuntu ukaba udashobora gusinzira muri mu nzu imwe. Nyine uhora umeze nk'urinze sekirite yawe, uba wumva urensekiriza ukuntu ku buryo uhora uri maso. Kwa kundi rero umubiri nawo uhora amahormone n'ibindi byinshi biba mu mibiri yacu byose birakanguka ku buryo usanga n'umusemburo wagatumye usinzira nawe uguhunga, aho kugira ngo uhore uri maso urinde umutekano wawe. Urumva rero ko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane gishobora no gutera ibindi bibazo by'ubuzima bikomeye. Ikindi ni uko ukomeza kwangirika mu gaciro kawe, muri valeri zawe, mbese ugenda usenyuka, niko nabivuga. Agaciro kawe kagenda kamanuka muri wowe, kuko biba ari nka bya bindi mu Kinyarwanda tuvuga ngo uri mu mubano byambuze uko ngira. Mbuze uko ngira, urumva kuba wamaze guciririka. Ntabwo uba uzi ko nyine uri aho utagomba kubura, ariko wabuze uko ugira, urahari. Iyindi ngaruka ni iyo gutuma wemera kubaho mu kwihangana ndetse no kwiheba bihoraho. Ugasanga umubano wawe, ugasanga sinzi ishusho nabiha, ariko hari umuntu duherutse kuganira arimo ambwira ati ese wa mukobwa wa, dutekereza ko abantu benshi ingo tutazitwaye ku mutwe. Hari abantu babaye mu ngo ariko mu by'ukuri batazirimo. Kwihangana ari byo byabaye ibiryo byabo. Gukemura ibibazo ntabwo bikibaho. Mbese muri make umwe yabaye umutwaro w'undi, undi atega ibitugu arikorera. Nta kuganira ku bibazo ngo babikemure. Ubiteza nta n'icyo yitayeho, kubera ko nyine hari ugenewe kugira gute, kubyihanganira kontinuweromo. Iyi ni iyindi ngaruka. Ukemera kubaho kwihangana no kwiheba, ugasanga umuntu yabaye sombure, yataye isura, ugasanga nyine sinzi ukuntu nabivuga. Abaho mu mubabaro w'iteka uhoraho, undi ari aho arimo yenjoyinga life. Nta kintu bimubwiye, kubabaza undi ntacyo bimubwiye. Izi ni ingaruka ziba ku mitekerereze y'umuntu wasubiye muri relationship itarimo ubwiyunge nyakuri. Kuko umuntu utagize kwihana, umuntu utagize impinduka nyakuri, iyo musubiranye mu mubano yumva yuko nyine wamaze kwiyakira, nta no kwihana ashobora kugira. Nyine yikomereza muri uwo mujyo, uba uri aho nyine wemeye nyine kubyasima tu, wemeye kubitwara. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu mubano umeze nk'uyu nguyu, ubwonko bwawe nabwo bugeraho bukiyakira, ugasanga na hahandi wageraga ugasanga wakiriye imiburo runaka y'uko uri muri danje, ubwonko bwawe nabwo bugasa naho butakikuburira, ukamera nk'aho wagize ute, wapfuye uhagaze. Aha ngaha ubutumwa ubwonko bwawe buba bwakira iyo uri mu mubano nk'uyu, utegizija kwiyunga nyakuri, ahubwo ugahatirwa gusubiramo ukawusubiramo. Nta bundi butumwa ubwonko bwakira uretse ubu ngubu buvuga ngo umutekano wanjye si ingenzi, ahubwo uyu mubano ni wo w'ingenzi. Naho napfa ariko uyu mubano ni wo ukomeye. Kandi
tuvugishije ukuri, iyi myumvire ni nayo umuntu uri toxique cyangwa umupervers narcissistique nicyo aba yifuza, hahandi ugera mbese ukikuraho amaboko akaguposeda mbese asampurusa, ukamera nk'akamarionete mu kiganza cye, akakubona uyonga, ukayonga akakubona uyonga. Ari nuza iyo turimo kuvuga ku bintu nk'ibi, ari igihe ntinya kurengera ngo mvugeho ibintu byinshi. Wari wabona aho umuntu akuzengereza ukayonga kureba ariko akajya abyishimira. Ubundi mu mubano muzima, niba uri umugabo cyangwa uri umugore, ushimishwa nuko mugenzi wawe amerewe neza, ari fresh, yishimye, mbese akeye ku maso. Ariko noneho ibaze kubona umugenzi wawe mwasezeranye kubana akaramata, mubyaranye abana umwe cyangwa babiri batatu, ariko ukishimira ko ari kuyonga, ukishimira kubona yataye isura, yashaka akaba n'umusazi ku gasozi wikorera ingutiya cyangwa ugenda atora amashashi, ukumva ibyo gusa nibyo bikunyuze kubera ko amerewe nabi. Rero iyo wemeye kuba muri uwo mubano cyangwa ukemera ubwo bwiyunge ngewe nita nka betize, ubwo bwiyunge budafite ishingiro bw'agahato, ni nk'aho uba ubwiye ubwenge bwawe ngo ceceka, uyu mubano ufite akamaro kurusha ibyo bindi uri kumbwira. Ibi rero bishobora kukwangiza buhoro buhoro, imbere ukagenda uyonga, ni hahandi usanga mu mubano umwe abayeho nyine ameze nk'ikinyugunyugu mbese nta kibazo afite, aguruka, ariko undi arimo agenda yongoberamo imbere. Izi ni ingaruka zigera ku mitekerereze y'umuntu winjiye mu bwiyunge budafite ishingiro cyangwa se butatekerejwe neza, butewe n'igitutu cya sosiyete, bitewe n'imyumvire muri rusange. Kuri ibi rero hiyongeraho igitutu cy'idini cyangwa se cy'itorero. Iki gitutu rero kiva mu itorero akenshi kiba gishingiye ku ijambo ry'Imana, kandi niko kuri. Hari igihe iyo uri umukristo cyangwa se sinavuga ngo umukristo, ubundi umuryango ni ikintu gikwiye kubahwa, uretse ubu ngubu ubona nyine ibintu byahindutse, abantu babaye nk'abasazi. Ubundi umuryango ni ahantu ni nk'uburuhukiro bw'abantu biyemeje kubana. Ubundi niba ufite stress ku gasozi, mu kazi, hehe, mu rugo niho hantu wakagombye kugera ugakura amahoro n'uburuhukiro ukeneye utaboneye hanze. Ariko noneho ubu ngubu ingoma zahinduye imirishyo, ingo nizo zabaye tere do komba, niho habaye shadow bataille, abantu bahura bagakubitana imitwe, bagakubitana imihini, bakagira gute. Ariko ubundi urugo, Imana ijya gushinga umuryango yari izi ko ari ahantu h'umutekano, umugore n'umugabo n'abana bazagirira umutekano, ku buryo niba uvuye hanze ukinjira mu rugo uvuga uti sava, uti noneho ubu mfite umutekano, ukumva uratuje, aho uzabazwa uko umeze, aho uzagira ikibazo buri wese akaguhangayikira. Uwo ni wo muryango. Kandi ikindi ni uko wari washinzwe ari ikintu kigomba guhoraho iteka ryose. Ariko nyine hajemo agahuyu, niba nabyitirira Satani, niba ari sosiyete yanduye mu bwenge, reka twe kubitindaho. Idini rero rishingiye kuri ibi byose n'ijambo ry'Imana, usanga bakubwira ngo Imana yanga gatanya, kandi nibyo koko. Bakakubwira bati umukristo nyawe arihangana. Kwihangana koko nibyo.
bakakubwira bati ugomba kubabarira kandi mugasubirana. Akenshi kubabarira biba biyobora kuki? Ku kwiyunga mugasubirana. Ibi nabyo ni byo koko, ariko reka tubisobanure neza. Buriya njya nkoresha ijambo kenshi ngo ntago imyumvire y'abantu, ntago abantu uburyo turemye buriya, ndetse n'inyamaswa buriya, twebwe dufite ubwenge ariko n'inyamaswa ku ruhande rwacu buriya ntago ari twebwe n'inyamaswa. Imana yaturemye mu buryo buri special. Ntago turi igiti, ntago uri imashini, ntago uri ikindi kintu icyo ari cyo cyose cy'igikoresho. Nturi intebe, nturi ivaze, nturi uri special. Umuntu ni ikiremwa kiri special. Bivuze ngo ntago uri robo bakanda kuri buto ngo ucane umutuku. Niba bashaka gucana icyatsi bacane buto. Oya, Imana yaturemye twuzuye, idushyiramo ibintu byose byuzuye. Bivuze ngo ibi ngibi tuvuga ngo ni psychology, ni Imana yabidushyizemo natireroma. Bivuze ngo iyi myumvire yose ureba aha kukubwira ngo Imana yanga gatanya, sava. Umukristo nyawe arihangana, sava. Ugomba kubabarira kandi mugasubirana, sava. Izo mvugo nizo koko kandi ni nziza. Ariko se muri wowe ubwawe kuzigumamo unabangamiwe bigusigamo iki? Psychologically urabyakira? Ese niba tuvuge ko urihanganye, wemeye ko Imana koko yanga gatanya ugumyemo, urababariye, continue Roma, wabaye kababarira no kwiyunga, yego nibyo. Ariko se niba ugikomeza guhungabana, hari ahantu washyize blockage ku buryo utabasha kugerwaho n'ingaruka z'iryo hohoterwa uri gukorerwa? Hari ahantu wabiburokeye ku buryo bikorwa ariko ntibigutushe, ntibikugireho ingaruka mu buryo bw'umubiri cyangwa mu mitekerereze, mu marangamutima, mu myifatire yawe. Uzasanga umuntu abyukana umushiha, abantu bose ari kubavuyanga, ugasanga niba ari mu kazi, niba ari hehe, arimo arabatura umujinya wo mu rugo. Please, umujinya wo mu rugo. Kubera iki? Yananiwe kubikontena muri we. Yahinduye karagita, yabaye umuntu w'umucuyi cyangwa se w'umugome mu yandi magambo. Kubera iki? Kubera ko ibyo mu rugo ntari kubasha kubitwara mu mutima we. Iki ni ikibazo gikomeye. Okay, kwihangana sava. Kutajya muri gatanya sava, ni ibintu byiza. Kubabarira ni byiza. Ariko se psychologically biri kukugiraho izindi ngaruka. Izihe ngaruka? Ibyo ngibyo bitekerezeho. Ubundi muri psychology kubabarira ni urugendo rukorwa n'umutima. Ntago ari ikintu nyine cyiza automatically mpora mbivuga. Ntago ari ahantu ukanda kuri buto ngo ndababariye. Ni urugendo rusaba kwakira ibintu, ukabishyira ahantu, ukagira uburyo ubitwara, ukanagira n'icyemezo ufata cyo kugira ngo witware muri ibyo bintu. Harimo n'icyemezo cyo kwiyunga n'uwo mubano cyangwa se kuwuvamo igihe bibaye ngombwa. Bivuze ngo kubabarira ni urugendo ukora kugeza kuri final, ukavuga uti ndabona bimeze gutya, reka mfata icyemezo iki n'iki kuri uyu mubano. Swati ni ukwiyunga kubera ko iyindi pariti wenda yasabye imbabazi yarahindutse, umubano ukomeze. Kubabarira rero ntago bisobanuye gusubira ahantu utizeye umutekano wawe, kandi n'umubano uwo muri kumwe mu mubano mu by'ukuri udatangirwa umutekano. Ariko se mbazi, buriya ibintu tujya tubishyira no mu buzima busanzwe. Hariya ku mapoto y'umuriro ko baba bavuga ngo ni danger de mort.
iyo bavuze ngo ni danger de mort cyangwa se ku maproduit runaka bakandikaho ngo ni toxique cyangwa ni explosif, biriya bintu kuki tutabikinisha? Si ukubera ko tuba dushaka umutekano? None niba umuntu ari toxique byamaze kugaragara, wenda n'umuvigitime agaragaza ibimenyetso byinshi birenze kimwe bigaragaza ko koko uwo mubano wamwampwazonnye wamuroze yabaye iki se? Aragenda ari indembe. Kubera iki sosiyete, idini, inshuti zimuhatira gusubiza muri uwo mubano umwangiza, kandi mu by'ukuri bareba ko icyo kintu ari danger de mort nk'uko tubibona ku maproduit y'uburozi cyangwa se ku mapoto y'umuriro n'ibindi byose bishobora kwangiza. Kubera iki? Iki kintu kigomba gutekerezwaho. Uzi yuko hari igihe umuntu afata umwanzuro ukomeye ku bw'umutekano we, ugasanga n'abo yitaga inshuti ze baramutereranye, bamwise ikirumbo, bamugize ikintagari, kandi ugasanga ari ba bantu bari bazi uburemere bw'ibyo yabayemo. Ariko kubera cya kintu cyo kuvuga, kubabarira, gatanya, ni umuziro, ugasanga aha hantu hakwiye gusubirwamo, aho kugira ngo ujye ubureminga umuvigitime, ahubwo mukareba uburyo mwajya mukemura ikibazo cy'umuburo cyangwa uwo muperiveri narisisike. Abo bantu bagashyirwaho ikimenyetso, bakamenyekana, bakareka kwangiza ubuzima bw'abandi, bafashijwe n'abandi bantu bakosiyona iyo myifatire, ukagira ngo ni imyifatire iri noromari, ahubwo umuvigitime akaba ari we urebwa ikijisho. Ibi bintu birababaje pe. Ngarutse rero ku ngingo narindiho, ntabwo idini rigomba kuba igikoresho cyo kugira ngo kigusubizaho wangirijwe. Umutekano wo mu mutwe wawe, intekerezo ndetse n'uw'umubiri wawe bigomba kuza mbere y'ibindi byose, y'iyindi mitekerereze ishobora kubaho, kuko uwo muryango ntabwo ushobora kuwubaka warahungabanye, ntabwo ushobora kuwubaka ufite hypervigilance, uhora ukanuye amaso, none haranyica, none haranyica, none harabigenza gute, ibintu nk'ibyo. Ntabwo uwo muryango uba ari umuryango, ntabwo uba ari umuryango, uba warabaye ikindi kintu. Hari umuntu umwe wigeze kunganiriza ambwira ukuntu yigeze guhura na situwasiyo ikomeye, yarabimazemo imyaka myinshi, ariko kuri finale aravuga ati ndananiwe, mbivuyemo pe, mbivuyemo. Yamaze no gufata umwanzuro, yanatangiye porosesi zisaba kugira ngo abisohokemo bya burundu. Ariko idini ryariyeranje ribimusubizamo, rimwumvisha uburyo Imana izamurinda. Ariko badi, yego Imana irarinda, Imana irarinda pe, ariko uzarindirwa ahantu ukomereka, ureba ugaceceka. Ese Imana, ubwenge Imana yaduhaye, ubundi ubwo tubumaze iki? Yabuduhaye ngo tubumaze iki niba tudashobora kwifatira umwanzuro? Okay? Mu buhamya yampaye yarambwiye ati koko baranganirije, barankonvenka, ngerageza kubumvisha ko ndi muri danger, ngerageza kubumvisha ko nacitse urupfu, ngerageza kubumvisha ko nacitse byinshi, ariko ka kantu k'idini karanze kamusubizayo, kugira ngo bigende gute, atagaragara nabi mu idini n'ibindi nk'ibyo. Imiryango reka iratakamba iti rwose subirayo, ibiki n'ibiki, asubirayo, ariko ibya nyuma byabaye bibi kurusha ibya mbere. Kuri finali byarangiye batandukana, noneho abigize ibanga rikomeye, nta n'umuntu abwiye, nta n'uwagishije inama, nta n'iki.
wenda iyo agira uwo abwira nabwo yari kumubwira ati no, tuza gumamo rwose wicare urambye. Yarambwiraga ati ubu sinzi niba sahizi iyo mba nkirimo mba ngihumeka, wenda mba narapfuye, sinzi urwo mba narapfuye urwo ari rwo. Aha ngaha rero turumva ingaruka zo kwiyunga mu buryo bw'agahato nta mpinduka zabaye ku rundi ruhande, kugira ngo wizere ko uwo mwiyungo ufite sekirite muri wo. Soza rero nagira ngo nkubwire ngo kwiyunga nyakuri ntago ari ikintu twafatana uburemere buke, ahubwo ni ikintu gisaba impinduka nyazo. Niba ibintu byarageze kuri level ushobora gufata umwanzuro ukomeye, ugasanga sosiyete n'izindi mpande zose, inshuti, abavandimwe, imiryango, idini bigushyizeho igitutu, menya ko impinduka nyazo arizo zishingiraho kwiyunga nyakuri. Bitari ibyo uba usubiye aho wakomerekeye, kandi umenye ngo kwirinda kwawe ntabwo ari byo bigaragaza ko ufitiye inzika uwagukomerekeje, ahubwo ni ukurinda ubuzima bwawe, haba ubwo mu mutwe, uba uri fizikari n'ubuzima bwawe muri rusange. Kwanga gusubira mu mubano rero ugusenya cyangwa ukwangiza ntabwo ari ubugome nk'uko abantu benshi babibona, kubera ko uzareba kenshi uzasanga uwasohotse mu mubano, uwo yataye cyangwa uwo yaretse ari we umwita umugome, akamushyiraho etikete y'ubugome, na sosiyete yose ikamwita umuntu utababarira, nyine umucuyi mu yandi magambo ariko navuga. Ariko ntago burya uba uzi imitwaro yikoreye mbere y'uko afata uwo mwanzuro. Ntago ari ubugome rero, ahubwo ni ukwiyubaha no kubaha ubuzima bwawe, no kumenya ibishoboka n'ibidashoboka, ukamenya guhitamo amahitamo agufitiye akamaro. Mbere yo kurokora umubano, banza urokora ubuzima bwawe bwo mu mutwe ndetse n'ubw'umubiri, kuko ntago hano psychologiquement ari cyo kiba kirebwaho, kuko psychologie nayo yafegita na physically, n'imibiri yacu burya ntago iba yorohewe. Igerwaho na presiyo zose, burya iyo ubwenge bwagize ikibazo umubiri wose uba urwaye. Reka dusoreze rero aha ngaha ikiganiro cy'uyu munsi. Ndabakunda cyane, kandi rwose mukomeze kubana natwe muri video zacu. Turabakunda cyane, twibuka yuko intego y'Umugano TV ni ukumenya tugasobanukirwa psychologiquement, cyane cyane turimo turibanda ku mibano mibi yangiza. Kuyimenya rero ni intangiriro yo gukira, ugana ku kubaho neza nyuma y'uko ukize, ukagira amagara mazima, haba ku mubiri ndetse no mu ntekerezo. Rero bye, naho akagaruka.